nyunya kandi minota tuye muri Murera rero nabonye Karekeza posting avuga ko bari muri breakfast bajya baza gukora imyitozo kuri KMC bagezeyo imyitozo banahahuriye n'uwo bita Eric Mbirizi muramwibuka mu ikipe Rayon Sports ubu ngubu bakina ikipe ya Imbere abarundi bamwita Mbirizi Eric Mbirizi rero ari mu ikipe ya Imbere Bentiu ari gukinana na Sare ishimwe umunyarwanda nabo bagiye kwishyura ikipe ya Azam bahuriye kuri KMC ku kibuga cy'imyitozo bibiri nabonye Azam yatomboye neza Azam Imbere Bentiu igakomeza igahura n'ikomeza hagati ya poti ya Seninga na Kemkem uyu mwaka Azam irajya mu itsinda nabonye na za miliyoni perezida atanga yazibahaye kuri buri gitego hariya muri Tanzania nabonye ngo babyita ngo ni gorilla mama abanyarwanda bane bahora nta muntu umwe utarwanya mufasha abantu rega mufasha abantu kuma abareyo niki cyo kubabwira muri minota dufite. Urakoze cyane abareyo muze tuganire amakuru azindukiye muri ekipe yanyu. Inkuru ya mbere nziza ni yuko ari abakinnyi batanu bari basigaye ku munsi w'ejo batari babonye ibyangombwa, ubwo ndavuga passport de service, batabiboneye igihe kuko zanaje burya indege yamaze guhaguruka bagenzi babo bagiye. Abo bakinnyi Iberi wabatwibutsa yego. Inkuru nziza nuko bagiye kurirana na Nepo mu kanya rwose ku saa 6 ngira ngo 50 yego mu masaa 6 gutyo barurira bajya muri Tanzania. Abo bakinnyi rero wabatubwira Iberi. Abo abakinnyi batanu uko bivuze barimo umuzamu wa kabiri yitwa Mugisha Yves, hanyuma kandi barimo rutayizamu yitwa Habimana Yves, nawe ni Yves ni rutayizamu, barimo Rushema Kirisi umudefenseri, hanyuma kandi barimo Fabrice nawe ni umudefenseri. Ubwo undi mukinnyi ni Abdulaziz Hakizimana Rivaldo nawe n'undi mukinnyi wa gatanu bageze ku kibuga cy'indege ejo birarangira basubiye mu rugo ariko bagiye guhagurukana rwose n'indege ya saa 6:30 bahaguruka berekeza i Dar es Salaam basanga bagenzi babo barahaguruka. Rero nta mpungenge abarayo mukwe kugira zo kuvuga ngo umutima kutari mu gitereko abakinnyi bataboneka aho nituzaba dufite abakinnyi rwose barahari bagomba kugera muri Tanzania ku buryo ku munsi w'ejo bazakora imyitozo. Wambaza ngo kuki uyu munsi bari bugero ntibakora imyitozo. Umutoza wongerera imbaraga abakinnyi cyangwa se ukora ibijyanye na fitness Mwambari Serge murabizi ko yabaye muri equipe nationale, yabaye muri police, ubu ni uri gukorana na Rayon Sports. Yabwiye umutoza ko byaba byiza ko nk'abantu bafite match kwa gatandatu batakora imyitozo myinshi kuko nanone buriya mu bijyanye na coaching Ruvuyanga icyo bita kugira imyitozo myinshi cyangwa se overloading abakinnyi, kubaha imyitozo myinshi ubwabyo bitera imvune. Icyo kintu mwari mukizi kuko binaniza amaguru, hanyuma yajya mu kibuga yiruka wenda tuvuga iminota 30 ugahita ubona yifashe nko hano mu kiberi inyuma kubera yuko imitsi iba yananiwe kubera gukora cyane. Ni ngombwa ko icyo bita doze y'imyitozo ishyitse ntibe mike cyane ku buryo itabafasha gukina iminota 90 ariko ntinabe myinshi cyane yabatera kutabona imbaraga zo gukina match kwako baba bazimariye mu myitozo. Ubwo rero bahisemo ko bakora ari imwe, barakora mu gitondo uyu munsi banagezeyo nkuko Iberi yarabivuze. Icyo ni icyambere. Hanyuma inkuru ya kabiri nziza kuri uyu munsi mu masaha y'umugoroba bari kuri hoteli, bacumbitse kuri hoteli ya Ono Muhari Dar es Salaam, baraza gusurwa na ambasaderi y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania General Nyamvumba Patrick araza kubasura aganire nabo abaho ubutumwa bw'igihugu kuko urumva niwe baje basanga nyine nka ambasaderi kamem ni naho ngo baza no guhigira bagira imihigo batanga abakinnyi. Ubwo biraca kuri kapitene wa Rayon Sports birumvikana uza kuvuga mu izina rya bagenzi be. Hanyuma nyuma gato ni nabwo ngo ubuyobozi bwa Rayon Sports buza kubabwira prime cyangwa se agahimbaza musiki bwateguriye abakinnyi kugira ngo bitware neza kuri Singida. Mbamenyesha ko ibyo nabyo turaza kuba tubifite neza cyane ko mugenzi wacu Nepo araba yagezeyo, ambasaderi arabasura hari azakora report cyangwa se azaripotinga uko ibintu bihagaze. Hanyuma inkuru ya gatatu nijyanye na Abedi Bigirimana ejo ni mugoroba bagera muri Tanzania kubera yuko yari amaze igihe adakora imyitozo.
muri jaride ya hoteli ari kumwe na mwambari Serge bakoze ibijyanye no kumufasha kunonora imitsi nk'uko iwabo mu Burundi babivuga. Abedi Lokando yatangiye kumuprepara muri match. Urumva ko ari gukorana imyitozo na bagenzi be mu gitondo, byari ngombwa ko abanza gukangura imitsi y'umubiri ko yari imaze igihe idakora kugira ngo abiri byuya ategura umubiri kwa. Ni nk'ibyo mu mupira abantu bazi twita warm up, kubanza gushyushya umubiri kugira ngo umuntu yitegure imyitozo wenda isa n'ikakaye. Abedi rero ameze neza, yabibwiye abanyamakuru bariyo kuko nababajije abaje Robin Ngabo arambwira ati rwose yambwiye ko ari sawa ari mu ryenge. Nanamubwiye ntumumbarize niba impfundiko yumva iri kumubabaza, arambwira ati nta nubwo nkeneye ibinini, nta nubwo nkeneye pomade, impfundiko yanjye imeze neza, keretse wenda aramutse akoze imyitozo wenda igatonekara, kuko imyitozo nayo hari ukuntu wenda ushobora gutuma wenda wumvaga nta kibazo ariko ukumva kiraje. Ariko Abedi mutuze ameze neza. Muri iki gitondo bari gufata breakfast inkuru ya 4 habaye ikiganiro cyihariye hagati y'umutoza Afahamiya Rofti, umutoza wa Rayon Sports, ndetse na Emery Bayisenge, cyamaze iminota itari munsi ya 15 nyuma ko bari bamaze gufungura. Biragaragara yuko umutoza wa Rayon Sports hagati ya Emery na Yusudian ngo ari gutekereza umuntu agomba gukoresha byibura mukuru kugira ngo ayobore iriya defense. Abakiri no mu Rwanda mbere ko bajya muri Tanzania habaye imyitozo, Emery yarayikoze na Yusudian yarayikoze. Iyo myitozo Yusudian ngo yagiye agaragara mu ikipe ya mbere. Bigaragara ko umutoza icyifuzo cye ni cyero Vuyanga. Baravuga ngo uko kuntu yagenda agashyira Emery mu ikipe ya mbere, akongera agashyiramo Yusudian, agenda abapartnaringa, rimwe akabakinishanya na Fabrice, ubundi akabakinishanya na Rushema. Ikidasubirwaho dushobora kubona defense abo bahungu bombi barimo, cyangwa se umwe muri bo ayiboyeme muri abo bajene, ku buryo departement ya defense nama nagira rero nuko bombi baba barimo. We wahitamo ko bari abakuru abasinya bombi bakinana. Emery Yusudian agashaka abona akabangi cyangwa agarushema. Ngiye kuba 11 rero ni sawa 11 ngo iri gutekerezwa cyane ishoboka. Mwizamu nk'ibisanzwe ni Pavel Nzila, araharameze neza. Kuri kabiri Serumogo amahirwe menshi ashobora kutazabanzamo, hakabanzaho Kabange. Kuri gatatu umutoza mu myitozo yakoresheje yagiye agerageza musore Prince cyane, dushaka kuzabona banjemo kuri gatatu. Hanyuma umutima wa defense nkuko nabivugaga ngo ashobora gukoresha aba bakinnyi babiri, Emery na Yusudian, cyangwa se umwe muri bagakinana na Rushema Chris, kuko ngo akunda burya uburyo Rushema sohora umupira cyane. Buriya iyo batangiye gukina muri defense Rushema zikuzamukana umupira, kandi n'umusore we uri fit utari ufite ibibazo nk'aba bagenzi be wenda basa n'abavuye mu mvune, wenda akaba yatinya kubarisika bombi, akaba yakoresha umwe umeze neza kurusha undi. Ariko biragaragara yuko Rushema cyangwa se umwe muri abo bagabo babiri nari mvuze aribo bashobora kuzakina. Tubareko hari batatu babiri nibo bazabanza. Nk'umukinnyi waciye mu ntare akajya muri za Marine, ikintu kijyanye no kuba karume cyane muri defense, agakina umupira neza ari pose no kuwambura nta makosa menshi, nacyo umutoza mukundira. Ubona ko abimetiriza kurusha ko wenda bakabange hari uburyo bakora amatakere barenza imipira. We rero umupira yarenza ni wawe bigaragara kugomba kurenga, hari uwagara mu kibuga kugira akawukina neza, bimwe n'abafana baguhera amashyi. Ubwo rero mushyizeho Emery na Yusudian, yaba ari defense nziza, wenda ikibazo cyabamo azakina bane. Ni bane, hazakina umwe muri abo babiri na Rushema, cyangwa se bakina ari babiri Yusudian na Emery. Ni bane ni defense ya bane. Ahubwo tujya hagati nk'ibisanzwe ni Sef na Rishari. Impinduka zizaba mu muziko ubushize 10 ryakinnye na Gruwari, iki gihe azikinira 10 Abedi Lokando bigira imana kibe baretsinda. Hanyuma uko ari gutekereza rero gukoresha impande ze, impande umukinnyi wa mbere ugomba kubona umwanya muri Rayon Sports ku mpande ni umusore abareyo benshi mbona bakunda witwa Adama Bagayo. Ngo agomba kumuha uruhande rwose, ajya akora cyane mu ikipe ya mbere, akabanzamo bamuha uruhande. Nta Adama babanzamo n'ikibazo mbona sinzi rwose, ntabwo ari umusitata rwose. Nabo ubona ko yakira nk'umukinnyi umusimbura y'abandi n'amatanga umusaruro. Ngo ashobora gukoresha Gruwari ku ruhande, agakoresha Yves nka rutahizamu. Munyumve neza, kuranya kongera kicara. Yego, aracyabura umuntu umwe, ariko aracyabura uruhande rw'ibumoso. Uruhande batatu baruzuye, bo hagati ntitwababonye ko ari Rishari ndetse na Sefu na Abedi. Batatu b'imbere ni ukuvuga ngo ni Adama, hanyuma ndetse na Gruwari agafata urundi ruhande, hanyuma akataka Yves agahengeka Gruwari. Yego,
hanyuma hari indi option ngo yakoresheje ruvuyanga yindi ishoboka yo kwicaza Yves. Iyo yindi rero niyo yazanamo Basane, ngo ishoboka ko Basane yakina uruhande urundi rugakinwa na Adama, hakataka noneho umusore Gruard inka yanjye nayo ngo irashoboka. ese karyamye cyane kuri Adam. oya ahubwo ikibazo no kunaryamye ko yahengeka Gruard umukinnyi wo hagati kuri nka nimero 8 kujya kumushyira kuri izo mpande kandi afite abimana afite umuntu wakina. amushyize nka point byo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. aramutse afite Yves w'umwataka agahengeka yo Gruard, ntekereza ko bidashoboka. Impamvu nyine akoresha imyitozo itandukanye ruvuyanga no kugira ngo agende areba options zitandukanye, kuko afite umwataka umwe ashobora no gutekereza abatoza buriya bagira impamvu bavuga nk'ibyo babivugaga bagirana kwiga system ijyanye na adversaire. Yego, icyo rero nabivugiye ni ikimpamvu tugenda tuba options zitandukanye, kuko tuzasesengura APR ejo na Rejo mu buryo bwo mu kibuga n'imikinire. Impamvu akoresha imyitozo itandukanye dusoza ni kugira ngo agende agera option yakina mu gihe wenda ibyo yapanze bwa mbere byakwanga, ariko tuzagenda tumenya noneho 11 badakuka uko iminsi igenda yegera. Ku munsi w'ejo tuzaganira APR mu kibuga na Pyramide uko zagakinnye, uko APR yakitwaye n'uko Reyo yakitwaye kuri Singida. Tuzagana no technical mu kibuga. Urakoze cyane mushimire Rugaju wakoze. Izo zari zibaye. Urakoze cyane Iberi. Merci beaucoup.